Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda. Ese ni General Major Victor Byiringiro witangiro rw'amenyo? Ese ni FDLR rahagarariye iteye agahinda? Cyangwa se ni impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo zifashwe bugwate? Reka dutege amatwi ikiganiro Radio Ijwi rya Rubanda yagiranye na Bwana Chaste Gahunde, umuhuza bikorwa w'ishyaka Ishema ry'u Rwanda, aho atugezaho isesengura yakoze nyuma yaho General Major Victor Byiringiro uhagarariye FDLR atangarije itangazo rifatwa nk'iryuzuye ubuhutsi n'ubuswa budakwiriye umuryango benshi bahanze amaso, ari abawurwanya, ari abawuzi neza, ari n'abawikundira bakawufana batawuzi. Bwana Chaste Gahunde, ndagushimiye kuba ubonye akanya ko kuza hano kuri Radio Ijwi rya Rubanda kugira ngo twongere tuganire. Mu minsi ishize hari itangazo ryasohowe na FDLR cyangwa se n'umuyobozi mukuru w'agateganyo wa FDLR ariwe General Major Byiringiro Victor. Hanyuma namwe muza gusohora mu Ishema itangazo ryerekana yuko mutishimiye imvugo, mutishimiye ibyari bikubiye mu iryo tangazo rya Victor Byiringiro. Nagira ngo nkubaze icyatumye mubona yuko ibyo Victor Byiringiro yavuze mu izina rya FDLR bibabangamiye, icyatumye mubinenga n'impamvu mwagombye kubisubiza. Murakoze Simeon, murakoze kuri uyu mwanya mu mpaye kugira ngo tuganire. Nibyo koko mwabonye itangazo ryasinywe na Byiringiro, umuyobozi w'agateganyo w'umutwe w'igisirikare ndetse ukaba n'uwa politiki witwa FDLR. Hanyuma rero ukabumbaza uti, ndetse twaranarishubije, ukabumbaza uti kuki mwarishubije, kuki mwagaragaje ko bitabashimishije. Nibyo koko birumvikana ko ntago ryadushimishije. Ku ruhande rumwe ni uburenganzira bwa buri wese gutanga igitekerezo cye ukacyumva, ariko iriya tangazo ntabwo kwari ugutanga igitekerezo bisanzwe, ahubwo harimo icyo twakwita atake cyangwa se igitero yagabye ku ishyaka ryacu, cyane cyane ko arivugamo ndetse akavugamo n'umuyobozi waryo. Ibintu rero ntabwo twabyishimiye kubera ko bigaragara ko icyambere itangazo ntabwo rivuga ukuri, harimo ibinyoma byinshi. Ikindi wareba n'imitekerereze irikubiyemo ugasanga ari imitekerereze mu by'ukuri ikocamye, ku buryo umuntu uyobora organisation muri kino gihe tugezemo atagombye kuba agikora amakosa nk'ayo ngayo y'imitekerereze. Niyo mpamvu rero ishyaka Ishema ry'u Rwanda ryafashe umwanya wo kumusubiza, rimusubiza nyine mu rwego rw'ishyaka. Nk'uko mwabibonye twamushubije turi abantu 14 kuri 15 bagize komite nyobozi, kubera ko umwe atarahari. Ariko twakubiyemo mu by'ukuri ibyiyumviro byacu n'uburyo twakiriye icyo gitekerezo, ariko cyane cyane tukaba tunifuza ko byafasha abanyarwanda kureba kure kugira ngo basobanukirwe koko mu by'ukuri barebe, kuko muri kino gihe tugezemo nta muntu ukwiye kuyobora abandi muri bwa buryo bwahumiriza nkuyobore, cyangwa se ngo yivugire ibintu hanyuma abantu baceceke kugira ikintu babimusubizaho. Niyo mpamvu twatanze itangazo kugira ngo abantu bajye bareba amatangazo yombi, bayagereranye, banumve mu by'ukuri, bashakisha ukuri. Ntabwo muri bino bihe bya politiki ntabwo umuntu umwe avuga ijambo ngo baceceke bamwihorere. Ibyo biba muri systeme z'igitugu, kandi nicyo turwanya, turaharanira demokarasi. Hari n'ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bitangaza iryo tangazo,
ariko nyamara bikanga gutangaza itangazo ryacu tubona nkaho aribyo bita droit de réponse, ni uburenganzira bwacu bwo gusubiza mu gihe hagira ikintu cyatuvuzweho. Ubwo rero ibyo binyamakuru byakoze kuri ubwo buryo nabyo bikwiye kwisubira, kuko ntago ari umuco mwiza ujyanye n'itangazamakuru. Ntereye rero kuri rino tangazo rya FDLR, biragaragara ko harimo amakosa nk'uko natangiye mbivuga, uretse kuba wenda amakosa wenda y'imyandikire abantu bashobora kuba bakwirengagiza, cyane cyane nk'aho bigaragarira mu umutwe ni muremure cyane, ibyo byo wenda umuntu yabyirengagiza, ariko umutwe haragaragaramo ko hari abanyapolitiki, ngo hari abanyapolitiki bakoresha ubucabiranya, ijambo bucabiranya, hanyuma akavugamo nyine bamwe mu banyamashyaka arwanya ubutegetsi, ngo ayo mashyaka akaba agamije mu by'ukuri gucamo abantu ibice no kubarangaza babaka imisanzu. Umva ko harimo ibintu mu by'ukuri bidasobanutse, ko ubucabiranya icya kabiri ngo gucamo abantu ibice, ikindi ni ukubarangaza babaka imisanzu. Ni ukuvuga ko mbese mu by'ukuri ugenekereje ni uko kubaka imisanzu ari ukubarangaza, hanyuma icyo kubacamo ibice nabyo turaza turabirebera hamwe hepfo gatoya kugira ngo tubisobanukirwe neza. Uravuze ngo itangazo ryari rirerire, bambe interuro yayo umutwe wayo wari muremure, ushobora kudusomera kugira ngo twumve uko witwaga? Uwo mutwe w'itangazo rya FDLR uravuga ngo itangazo rya FDLR rikangurira impunzi n'abanyarwanda bose kwirinda ubucabiranya bwa bamwe mu banyamashyaka yo guhanza arwanya ubutegetsi bwa Kigali bari kwifashisha mu kubacamo ibice no kubarangaza babaka imisanzu. Ubwabyo urumva ko umutwe ni muremure cyane ku buryo nta nakitso karimo, nta n'iki, ku buryo biragoye ubwabyo kubanza kuwumva. Umutwe wenda ibi twabireba ni kubyerekeranye n'ikibonezamvugo cyangwa se imyandikire, ariko ubwabyo ni umutwe muremure ku buryo abantu nyine bahita ubona ntago utomoye ku buryo abantu bahita babumva mu by'ukuri ikikubiye muri iyo nyandiko. Ubwo ni ukuvuga yuko ushaka kuvuga yuko bigaragara ko deja mu ntangiriro bitakozwe n'umuprofessionnel, umuntu umenyereye gutanga message ku buryo bwumvikana, cyangwa ni exactement iyo niyo message nicyo bishaka kuvuga. Nuko ngo umuntu wanditse iri tangazo yaba byiringiro ku giti cye, yaba se ari organisation yamutumye, biragaragara ko hari ikibazo cyo kugira ngo babe bafite umuntu ushinzwe communication cyangwa communication ku buryo yatanga kuko umutwe ufatika mbese ugaragara. Biragaragara ko hari ikibazo bwacyo, umutwe ntago wagombye kumera ibyo ntago hari abatabireba, ariko nabyo bigira agaciro kuko bishobora gutuma umuntu yihutira gusoma iyo nyandiko, cyangwa se akabahita abona ko harimo koko ibibazo. Hanyuma rero mu kumusubiza ishema ry'u Rwanda nyine ryaramushubije rikurikije ibyerekeranye n'intuza n'amategeko rigenderaho n'ibyo ryiyemeje, indangagaciro zo kuvugisha ukuri ndetse no kugira ubutwari, hakazamo n'ibindi byo gusaranganya byo wenda ahangaha ntituruze kubitindaho. Ariko mu butwari dufite ntabwo umuntu yari kutwandikira ngo tureke kumusubiza. Nicyo rero twakoze, twaramushubije. ngira ngo itangazo nabyo mwaribonye, mushobora no kuribona n'ahandi. Cyane cyane twanengaga ibyo byiringiro yita gucamo abantu ibice, cyangwa se kuvuga ngo kuganiriza impunzi, cyangwa ngo abanyapolitiki bari kugenda bazunguruka mu mpunzi. Reka ndagira ngo turebere hamwe mu by'ukuri uburyo uyu mugabo, uburyo iyi nyandiko ifite ibibazo, hanyuma wenda nihaza kugira ibibazo mwaza kumbaza tukagenda tubireba gahoro gahoro. Urebye ndibaza nti itangazo byiringiro yagesheje ku mpunzi z'abanyarwanda bose n'abanyarwanda bose turyumve dute. Impamvu ndagira ngo abantu bazakurikire we iki kiganiro bakore nabo kugerageza gukora isengwa kugira ngo babashe gusobanukirwa. Ntabwo abanyarwanda bose ariko babasha kumva
message iba yatanzwe n'abantu cyane cyane yitangazo nk'iri ngiri rikubiyemo ibintu bidasobanutse bidafututse. Uyu mugabo Muzehe Byiringiro Victor uzwi no ku mazina ya Muremye Rumuri Gaston, akaba navuga ko afite ipeti rya General Major, ubundi si kenshi yarakunze gutanga itangazo nk'ingiri. Iri tangazo biragaragara ko ryakozwe n'umuntu ku giti cye aho kuba ryarakozwe mu rwego rwa organisation, malgré ko yanasinye mu rwego rw'ubuyobozi w'ishyaka wa organisation, ariko biragaragara ko ryakozwe n'umuntu ku giti cye. Iyo iza gukorwa na organisation ntihari kubura nibura umuntu umwe ukosora amakosa akomeye y'imitekerereze arimo. Ayo makosa nyine reka tugiye kuyareba. Amakosa y'imitekerereze arimo, abenshi tuzi uburyo igisirikare gikora. Habaho icyo bita ordre militaire, ntekereza ko ari byo yashatse kwempoza. Iyi ordre militaire niko ishyirwa mu bikorwa, abayoborwa batiriwe babaza impamvu n'uburyo icyemezo iki n'iki cyafashwe. Kabone niyo byaba bigaragarira buri wese ko icyemezo kizagira ingaruka nyinshi haba kuri organisation ndetse no ku gihugu. Ku rundi ruhande nabwo riramutse ryarakozwe na organisation, reka tuvuge ko wenda atari umuntu ku giti cye ryarakozwe na organisation, ikintu cyo cyaba ari ikindi kimenyetso ndakuka gikangurira abantu no kubwira ko iyo organisation idakwiye kwizerwa n'abanyarwanda, niba koko abantu bayigize bose barayikoze iryo tangazo ariko bakaba batabona ayo makosa arimo. Ayo makosa rero nayahe? Hari nk'aho avuga ngo amakuru yo kurasa impunzi yatanzwe n'ibinyamakuru bya Kigali. Reka dusome mu itangazo rya Byiringiro uko we yabivuze. Aravuga ngo mu mezi make ashize ibitangazamakuru byinshi bikorera mu kwaha k'ubutegetsi bwa Kigali byatangaje amakuru menshi ko umuryango w'abibumbye ugiye kuzarasa inzirakarengane impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo. Uko niko Byiringiro abivuga. Noneho ahangaha biragaragara nkaho avuga ati iryo tangazo ko ati ibinyamakuru by'i Kigali nibyo byabivuze. Ikindi avugamo irindi kosa, ndagira ngo maze mvuga amakosa make yanafashemo, hanyuma turaza kugenda tureba rimwe ukwaryo. Irindi kosa haraho ameze nk'uwivuga amacumu nyuma yo kuvuga uburyo yahohoteye Faustin Twagiramungu. Kwivuga amacumu ni imvugo y'ikinyarwanda ikoreshwa bivuga iyo abasirikari babaga bagiye ku rugamba mu gihe cya kera cy'umwami, cy'ibitero by'umwami, bavaga ku rugamba hanyuma bakaza bakicara bakavuga uko urugamba rwagenze, nuko akenshi babaga bari kwishimira intsinzi, bati kanaka yisha abanjye nishe batanu nagize gute. Aha rero Byiringiro we arivuga amacumu ko yabashije gutsinsura Twagiramungu, nge nkaba mbona yaranamuhohoteye. Aravuga ngo abayobozi bamwe b'amashyaka ya opposition akorera hanze basamye hejuru izo nkuru z'ubugambanyi, bagwa mu mutego w'ubutegetsi bwa Kigali ubwo bwagaragazaga uruhare rwabo mu gushaka gusenya FDLR. Ngaha twakwibutsa itangazo bwana Twagiramungu Faustin yihutiye gutishishimura ngo bamwe mu bayobozi ba FDLR n'ibishyikiriza inkiko ngo kugira ngo Kigali ikunde ishyikirane ngo cyangwa izo mpunzi batazirasa. None hakavuga ngo none so umunyapolitiki yahindutse umuvugizi wa leta ya Kigali cyangwa umuvugizi wa ONU kandi aza no kwifatanya na FDLR. Akivuga amacumu agira ati ibyemezo byo kwitandukanya n'uwo munyapolitiki byashimwe n'abanyarwanda benshi bifuza amahoro arambye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere. Hanyuma rero agakomeza irindi kosa tubona nge mbona ririmo rikomeye, naho avuga ngo abanyarwanda benshi bakunze kugaya ibitekerezo bya Padiri Thomas ugenda uvuga byo kugarura amahoro mu karere, ugenda uvuga ko agiye kugarura amahoro mu karere no mu gihugu. Ahantu umuntu akibaza none se
abo bantu bagaya ibitekerezo byo kugarura amahoro nabyo biragaragara ko harimo ikibazo cy'imitekerereze. Abanyarwanda benshi cyane ahubwo nge nari nzi ko abanyarwanda benshi banyotewe amahoro, none niba ari abanyarwanda benshi bagaya nyakubahwa Nahimana Thomas perezida w'ishyaka Isema ku byerekeranye n'imvugo ze agenda babwira ko agiye kuzana amahoro mu gihugu no mu karere, aho ni ikibazo, aho hari ikibazo naho mu rwego rw'imitekerereze mbona abantu bakwiye kwitondera kandi bakagisesengura. Irindi kosa ririmo, hari aho avuga ngo bagenda bakwirakwiza amagambo acamo impunzi ibice ngo babeshya ko batumwe na FDLR. Hanyuma ikosa rya gatanu nanone hari aho avuga ngo bahagaze neza, ngo FDLR ihagaze neza mu nzego zose. Nkaba ngira ngo rero turebere hamwe mu by'ukuri ko ayo makosa ateye, tunarebe wenda buri wese asobanukirwe icyo bishatse kuvuga. Duhereye ku ngingo ya mbere, hari avuga ngo amakuru yo kurasa impunzi yatanzwe n'ibinyamakuru bigira Kigali nk'uko maze kubivuga haruguru. Muzehe yamuremye ni Muzehe yamuremye Byiringiro Gato, nabonye ishema rye ryaravuze ngo wita Byiringiro kuko biranakomeye kugira ngo umuntu aba afite amazina yose ntiwamenya iryo irihe, ariko yose ndayagenda nyakoresha kuko yose naye. Muzehe yamuremye yomeza ko ari ibinyamakuru bikorana na Kigali byatanze amakuru ko abanyarwanda bari mu Kongo bazaraswa. Urebye ni nkaho yajya kuvuga ati umwanzuro wo kubarasa afashwe na Kigali nuko nyine ibwira n'ibinyamakuru byabo ngo bibitangaza. Nyamara ibi ni ikinyoma cyambaye ubusa kuko ibyemezo byafatiwe harazwe. Uretse wenda abantu badasoma cyangwa badashobora gusoma, batazi gusoma cyangwa se badafite access ku makuru, cyane cyane nk'ababa bakiri mu mashyamba cyangwa se ababa bari muri za gereza mu Rwanda, dore ko nabonye babujije noneho kujya bakumva n'amaradiyo, nibo batamenya ko kuko ibyemezo aho byafatiwe. Ibyemezo by'umuryango w'abibumbye ku kibazo cyo kubahiriza no kurinda amahoro mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko nyuma yo kwirukana umutwe wa M23 ku butaka bwa Kongo, FPR ari itahiwe guhanagurwa, ibyo twakwita mu Cyongereza neutralization. Iryo tangazo rishobora kugaragara ku mbuga za internet, cyane cyane wareba mu myanzuro ifatwa n'umuryango w'abibumbye, cyangwa se wareba no ku rubuga rwitwa Australia akarongo unsc.gov.au, ukare urebya kuri urwo rubuga ushobora kubonaho iryo tangazo ryasohotse ku itariki ya 5 uko kwezi. Inama y'umuryango w'abibumbye yibutsa irindi tangazo nanone ryari ryarasohotse mu Kwakira, ni ukuvuga ngo sicyo ryonyine ahubwo ryaje risubire mu bindi. Iryo tangazo rikaba ryaravugaga mu by'ukuri ibintu nk'ibi kubireba na FDL, reka ndavugamo ibintu nibura bitatu bikomeye cyane. Icya mbere, inama itangira ivuga ko inama y'umutekano ya Loni ihangayikishijwe n'uko FDL itashyize hasi intwaro ku bushake. Ibi bikaba bigaragazwa na raporo yo ku itariki 20 Ukwakira mwaka wa 2014 yakozwe n'ibihugu bigize umuryango ICGLR, ndumva ari International Committee for Great Lakes Region, ufatanyije na SADC, South African Development Community. Bityo inama ikibutsa ko nta kindi gihe cy'inyongera kizabaho nibiramuka bigejeje tariki ya 2 Mutarama mwaka wa 2015 FPR itaranditse intwaro. Aha ngaha twibuke ko iyi miryango ibiri yo mu karere igizwe n'ibihugu harimo n'u Rwanda bien sûr, harimo Kongo iri ICGLR, harimo u Rwanda, harimo na Kongo, harimo na hari ibihugu 11 bigize akarere, harimo na za Kenya n'u Burundi. Hanyuma SADC yo igizwe n'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo, u Rwanda rwo ntirubamo, ariko SADC ikaba yaragaragaje ko mu by'ukuri ishishikajwe na kiriya kibazo cyo mu karere. Ni ukuvuga ngo ni imiryango ibiri yo mu karere, hatazajya n'uvuga ngo wenda ngo niyo miryango yonyine ngo icira karu utega ngo FDL, ariko ni imiryango nayo mu by'ukuri yakoze raporo. Imaze gukora raporo, itanga raporo muri Loni, mu nama y'umutekano ya Loni, igaragaza ko FDL itarashyira hasi intwaro. Iyo raporo yasohotse ku itariki 20 z'Ukwakira mwaka wa 2014. None inama ya Loni ihereye aho iravuga iti tugira ngo twibutse ko
n'ibirenze tariki ya 2 Mutarama 2015 FDR itararandika intwaro nta kiri izabona hanyuma ikemeza igikurikira ngiye gusoma iravuga iti icyo gihe nuko ngo kigendeye kubyo tumaze gusoma haruguru nuko ngo kigende ikigere hafuka kigeze FDR itaranditse intwaro inama y'umutekano ya ONU irasaba igihugu cya Congo RDC Republique Democratique du Congo na MONUSCO ingabo z'umuryango w'abibumbye ziharanira amahoro muri Congo kurushaho kwitegura vuba ibitero bya gisirikari bizagabwa kuri FDLR bitarenze ukwezi kwa Mutarama 2015 inama kandi ikibutsa RDC na MONUSCO gufatira ibyemezo bya gisirikari ibyo twakwita political actions abayobozi n'abanyamuryango ba FDL batitabiriye icyo gikorwa cyo gushyira hasi intwaro ku bushake cyangwa se abakomeza gukora ibyaha byibasira inyokomuntu. None ikindi nacyo gikomeye cyane inama y'umutekano ikavuga noneho ihangane naho bihakomera abantu bagomba no kumva n'abanyarwanda bari n'isi yose baba mu Rwanda cyangwa baba mu mahanga nuko byitondera kugira ngo batazaya bagwa mu mazi bayita ikiziba mu ruzi babwita ikiziba cyangwa se bakishora mu bintu batazi ingaruka zabyo. Ngo inama y'umutekano yongeye kwemeza ko yiteguye gufatira ibihano umuntu wese yaba ku giti cye cyangwa se amashyirahamwe individual or entity uzagaragarwaho no gufasha FDLR cyangwa se undi mutwe witwaje intwaro muri Kongo. Ibi byumvikane neza ngo izafatira yiteguye gufatira ibihano umuntu wari wese yaba umuntu ku giti cye yaba amashyirahamwe azagaragarwaho no gufasha FDLR cyangwa se undi mutwe wawe witwaje intwaro muri Kongo. Ibi rero ibisomye hangaha si ukuvuga ko General Major Gaston atabizi, arabizi neza, ahubwo yirengagije ibi bikubiye muri ibi bitangazo ndetse akabaze n'ibindi byemezo ubwo yagiye agitamo no manama cyangwa yagiye amenyeshwa akabaze abizi neza, ahubwo arimo arakubita ikinyoma ku bushake nkana agamije gutera ubwoba cyangwa se gushaka gucikisha uwo ari we wese wabwira rubanda rutabashije kwisomera ngo urubanda rumenye urubategereje ndetse rubanda yifatire ibyemezo bijyanye n'uko babyitwaramo hagati aho ngaho. Burya nta kintu kimwe kugira ngo umuntu agubweho n'ishyano atarigeze abitekerezaho atarigeze abyitegereza. Itekereza umuntu aramutse akubwira ati ibintu ni byiza ni byiza ni byiza wajya kubona ngo ibintu bikutuyeho gutyo kandi we yarazi ko nyamara hari ikibazo gishobora kuvuka. Ni ukuvuga ngo ashobora no kutakubwira ati wenda ibintu bimeze neza ariko akakwereka uburyo uko ibintu bimeze ahubwo akakwereka wenda n'umuti uzahangana nabyo. Iyo niyo demokarasi, ni kuva muri bwa bwiru ugaha umuntu amakuru yose none yamara kuyamenya agafata icyemezo bimuvuye ku mutima ari ubivuyeho. Naho gushaka kubazinzika ukavuga ngo simba haya makuru kugira ngo batamenye uko bimeze hanyuma mbabwire ko ibintu bimeze neza, icyo ndazirema ngasanga ari ikosa ry'imitekerereze rikomeye kandi nkasanga ritakigendanye n'igihe tugezemo. Ubu buryo bw'imiyoborere ntibugifite intebe, ahubwo bwajyanye n'igihe cy'ubwiru aho abanyapolitiki ndavuga mu gihe cy'ubwarimu abitwaga abiru aho bahishaga rubanda ibijyanye na politiki igenga ubuzima bwabo kandi nyamara bazi neza ko bishobora kuzabagiraho ingaruka. Ibi rero nta muntu wabishima. Icya kabiri, ikosa rikomeye muri iriya tangazo, Byiringiro ivuga amacumu nyuma yo guhohotera Faustin Twagiramungu. Hari aho ngira ngo nabisomye mu kanya aho avuga ati kanongere mbisubiremo kugira ngo abantu babyumve, ngo abanyarwanda aravuga ngo ahandi twakwibutsa itangazo bwana Faustin Twagiramungu yikugiye gushishimura ngo bamwe mu bayobozi ba FDL n'ishyikiriza inkiko kugira ngo Kigali ikumbi ishyikirane ngo cyangwa izo mpunzi batazirasa. Aha ngaha tutagenda kure biragaragara ko Faustin Twagiramungu ashobora kuba yaratanze igitekerezo akurikije uko we abyumva. Ni uburenganzira bwe niyo demokarasi duharanira. None se umuntu ajya acibwa umutwe kubera ko yatanze igitekerezo cye? Twaba dutandukaniye se na media politiki tubona i Kigali aho umuntu agira ikintu avuga bagahita bamufunga ngo ndetse bakaninterpreta n'ibyo yashaka kuvuga kandi wenda batumvise neza icyo yashaka kuvuga.
tuze twagira mu ngo niba ari umuntu ku giti cye yaba umuyobozi w'ishyaka cyangwa yaba umuntu ku giti cye afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo uko byumva. Ntabwo rero agombye kubizira ngo nuko ngo yatanze igitekerezo werekeza kitagize abo gishimishije. Noneho ahangaha umuyobozi wa FDL akavuga ngo mbere so umunyapolitike yarahindutse umuvugizi wa leta Kigali cyangwa umuvugizi wa Loni kandi akaza no kwifatanya na FDL. None ukibaza nyine none se ikintu dusigiye ni iki? Aratubwira se ko uwo mugabo ari umuvugizi wa Loni cyangwa ari umuvugizi wa Kigali? Icyo tuzi ni uko ko asanzwe ahubwo afatanya na FDL. Icyakora abyiringira akatubwira ko ibyemezo by'uwo munyapolitiki ngo byashimwe n'abantu benshi ngo bifuza amahoro haba mu karere, ngo haba amahoro arambye haba mu Rwanda haba mu gihugu. Mu itangazo rero Rumuri arabyishimira mu by'ukuri ko yajijije twagira mu ibitekerezo yari yatanze akurikije uko yumva ikibazo cyabonerwa umuti. Ahangaho uko maze kubivuga nyine navuga ngo twagira mu ngo yari yatanze itangazo asaba ko abayobozi ba FDL bakwishyikiriza inkiko ngo haganishwe ibintu bibiri. Icya mbere kugira ngo Kigali kundi ishyikirane, icya kabiri impunzi kugira ngo impunzi zitaraswa. Nkasanga nuko nabyiringira byemerera twagira mu ngo yatanze igitekerezo afitiye impuhwe impunzi zishobora kuraswa, kuvuga ngo byaje bikuze mukora ibingibi wenda turebe ko twakora wenda impunzi ntizaraswa. Ibyo byose biragaragaza ko atari urwango azifitiye. Noneho byiringiro we yanze iki gitekerezo, ariko ikibazo cyo kwanga igitekerezo kuko ni uburenganzira bwe nawe kuko abiko yakwanga ibyo undi muntu atanze igitekerezo, ariko ntiyigeze yerekana umuti we afite niba uhari kugira ngo izo mpunzi nibura zitaraswa. Kuba nawe yatanze kuvuga ngo bira ntitubyemera, ariko ntunavuga uti dore nyamara ko byaginyura neza. Kuba umuti ntawe yatanze nuko wenda atarawubona, ariko nyamara yibuke ko hasigaye iminsi mikeya ngo banyakuguru babongere basukuraho amabombe. Ahubwo yihutiye kwivuga amacumu avuga ati ibyemezo byo kwitandukanya n'uwo munyapolitiki entre parenthèses twagira mu ngo nyine ngo byashimwe n'abanyarwanda benshi bifuza amahoro arambye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu karere kose. Benshi se bo ni bangahe? Bashobora umuntu urenze umwe bari benshi, bashobora kuba ari babiri. Ngaho se muzeyi yamuremye natwe iki kwitandukanya na twagira mu ngo bizatuma izo mpunzi zitaraswa maze ritangaza rifite icyerekezo, kuko ikibazo dufitanga n'abantu bagiye kongera kuraswa. Niba umuntu atanze igitekerezo ati ndabona ngiye ari uko byagenda, wowe ukagihakana ntugire ikindi kintu utanga, ukuvuga ko nta kintu tugejeje mu by'ukuri. Iryo tangazo birutwa no kutanarikora. Imikorere rero nk'iyo kwamagana igitekerezo uterekanye aho gikocamye ngo kigorore ucyuzuze se cyangwa se utange iki cyuta, iyi mitekerereze rwose njye ndabona yaracyuye igihe ntabwo kigeze muri kino gihe. Demokarasi ni ugutanga ibitekerezo, buri muntu agatanga igitekerezo cye ataniga ijambo. Noneho abantu bakaba bareba wenda aho bahurira bakaba bavuga ati iki turabona ari cyo twemeye, iki turabona ari cyo twemeye, ariko noneho wowe nta gitekerezo utanze, umuntu atanze igitekerezo cye urashaka kugisuprima, nturi kucyerekana alternative. Ubwo mu by'ukuri iryo tangazo ntacyo riba rivuze, ntacyo riba rimariye abanyarwanda. Hanyuma rero ikindi aravuga ngo abanyarwanda benshi bakunze kugaya ibitekerezo bya Padiri Nahimana Thomas byo kuzana amahoro mu karere, mu Rwanda no mu karere. Adore uko abivuga ngo abanyarwanda benshi kandi banyuranye bakunze kugaya ibindi bitekerezo byagiye bitangazwa na nyakubahwa Padiri Nahimana Thomas, perezida w'ishyaka Ishema, ku byerekeye n'imvugo ze agenda ababwira ko agiye kuzana amahoro mu gihugu no mu karere, kandi akaba akomeje no kubasahura abasaba imisanzu ngo agiye kuvugira impunzi ziri muri Kongo yitwaje izina rya FDL, mu gihe impunzi n'abandi banyarwanda bategereje kubona umurongo utomoye ubuyobozi bw'ishyaka rya FDL rifitiye abanyarwanda. Reka ngicemo kabiri, aha iki ngicemo kabiri mbanze njye kuri kiriya cyo kuvuga ngo ibitekerezo ngo abanyarwanda benshi ngo bagaye ibitekerezo byo kugarura amahoro. Icyo ni ikibazo cy'imitekerereze gikomeye cyane. Abanyarwanda benshi se banga ibitekerezo byo kuzana amahoro mu karere, ubwo ntibigaragara nyine ko ari abadakunda umutekano?
njye narinzi ko ubwo abanyarwanda benshi ari abashaka amahoro mu Rwanda no mu karere. Baramutse babonye umuntu ubabwira ati dore uburyo nzagarura amahoro, nta utamushima. Ariko wenda reka tunarebeza icyo cy'ubwinshi bitse kuvuga iki. Benshi bo byiringira avuga ni bangaye. Yakoze ibarura se wenda ngatubwira ati dore naramaze yigize nkora sondage se wenda ngo avuga ati dore nakoze sondage nsanga abantu benshi batabyemera. Yabigenje ate mu by'ukuri. Ubundi abantu barenze umwe aba bari benshi. Ariko babaye babiri wenda ushobora gusanga ari babiri bari ku ruhande bari iruhande rwe, wenda wasanga ari abagaride dokorbe. Abo babiri rero ni benshi mu by'ukuri. Ariko muri miliyoni 11 z'abanyarwanda ubwo bwinshi bwa babiri ntacyo bugifite, nta gaciro bo bugifite. Ubusanzwe kuvuga intera benshi ikoreshwa mu buryo buziguye bushaka gutunga agatoki ko hari ikigereranyo. Bishatse kuvuga uti abantu benshi, ni ukuvuga ko uwo bugereranye harimo uburyo buziguye bwo gushaka kugereranya. Ni ukuvuga ko turamutse tuti hariya hari abantu benshi, twaba twemeza ko umubare uhari ni munini ugereranyije wenda nuko twabitekereza. Ushobora kuvuga uti imyigaragambyo yajemo abantu benshi da, kubera ko utekereza ko wenda abo batari kuza, kuba ari babiri cyangwa ari batatu nabo baba ari benshi. Ariko uramutse ubwiye uti harimo abantu babiri, bitandukanye nuko wavuga abantu ngo bari benshi, kubera ko benshi yo ifite ikintu cy'ikigereranyo. Shaka kuvuga ngo ugereranyije n'abo twatekerezaga se, ugereranyije n'abari bahari ubushize, ugereranyije n'abasigaye mu rugo, ugereranyije se n'ababirwanyaga, voilà, abo baba ari benshi. Aho ngaho niko wabivuga, ariko ugereranyije ibyo rero ntushobora kubigeraho utakoze sondage, utakoze ubushakashatsi ngo umenye kuko ni bangahe uvuga ngo abenshi bagize bati. Ariko se reka ibyo tunabireke wenda impazo maka aho tube tuzicumbikishije. Ariko wenda tuvuga ko haba hari abanyarwanda batibona muri gahunda Padiri Nahimana Thomas n'ishyaka rye Ishema bateganyiriza igihugu ndetse n'akarere mu rwego rwo kugarura amahoro. Wasanga koko hari abadakunda amahoro, ibi birashoboka. Ibi nta gikuba bikwiye gucana byo, kuko muri demokarasi duharanira kirazira ko abantu bose bahatirwa kwemera ibitekerezo by'umuntu uyu n'uyu. Kuko muri demokarasi ikindi abantu bagomba kumva, muri demokarasi abantu bangana na 51% baba bahagije kugira ngo ibitekerezo bishyirwe muri gahunda za leta. Ni ukuvuga ngo ubwo bwinshi aho ngaho bugomba gusobanuka icyo bita majorite. Donc ubwinshi ni uburenze 50% ibihagije kugira ngo ishyaka ribe ryatowe ryagiye ku butegetsi ndetse ibitekerezo byaryo bishyirwe muri gahunda za leta. Niyo muzehe Victoire yababona abo bantu benshi avuga ngo barwanya amahoro agiye kuzanwa na padiri, bakaba babona ari abantu 49, ntiyibeshye ko ubwo bwinshi hari icyo bwabumaze. None ariko reka tube tukiretse icyo ngicyo bwinshi, reka tujye hepfo ahakurikiraho ahavuga ngo padiri asahura asaba. Reka nongere ngasome gasobanuke uko abivuga. Aravuga ngo imvugo ngo abanyarwanda benshi kandi banyuranye bakunze kugaya ibindi bitekerezo byagiye bitangazwa na nyakubahwa Padiri Nahimana Thomas, perezida w'ishyaka Ishema, ku byerekeranye n'imvugo ze agenda ababwira ko agiye kuzana amahoro mu gihugu no mu karere, kandi akaba akomeje kubasahura abasaba imisanzu. Reka tube turikiyeho kubasahura abasaba imisanzu. Aha hari ibintu bibiri bitashobora kujyana, gusahura no gusaba. Ni ukuvuga ngo asahura asaba. Iyo arimo gusahura donc uburyo akoresha ni ugusaba kugira ngo abasahure. Gusahura ntibishobora kujyana, kuko usahura ashobora gutwara ibintu by'abandi ku ngufu bishaka baba bishaka mfete. Ariko usaba, iyo usabye bwo abagusaba uragenda ugasobanurira abantu ibyo usaba, bakakugirira impuhwe bakaguha. Buri wese akwiye kumenya ikindi. Noneho ibyo tunabireka, reka twibutse buri wese ko ku isi yose amashyaka yose ahava akagera, amashyaka ya politiki abeshwaho n'impano n'imisanzu biturutse mu bayoboke n'abakunzi baba abantu ku giti cyabo cyangwa se amashyirahamwe na za leta. Ibyo byumvikane neza. Yaba FDR, yaba Ishema Party,
yaba ayandi mashyaka nka FDI, yaba ayandi mashyaka yose abaho ku isi, yaba PS Parti Socialiste y'Abafaransa, yaba IMP, yaba ayandi mashyaka yo mu Bwongereza, yaba Parti Democrate y'Abanyamerika, ayo mashyaka abeshwaho n'iki? Umutungo wayo wa mbere uturuka mu barwanashyaka. Abarwanashyaka, abakunzi, impano z'amashyirahamwe, impano za leta, aho niho haturuka umusanzu. None rero ahubwo nge ndabona byiringiro ibyo ntabyo azi neza ko nawe kujya gushyaka rye ribe ryabaho bikeneye imisanzu. None rero ahubwo batewe ishyari nuko iyo asabye imisanzu batayimuha, bakaba bari kuyihera ishema. None arashaka gufata icyemezo cyo kubashyiraho iterabwoba ngo uzatanga umusanzu mu ishema azaba azanye amacakubiri mu mpunzi. Iyo mitekerereze rero ntabwo ndayumva kugeza ubu nguko iracuramye cyane. Imitekerereze y'inkari cyakora haraho tuyibona, haraho igaragara. Imitekerereze y'umukambwe yerekana ko akiri muri ya systeme ya kera ya parti unique. Iyi systeme ndatekereza ko ariyo yavukiyemo akayirerwamo akanayikorera, aho imisanzu yose yo mu gihugu y'Abanyarwanda bose aba ari ishyaka rimwe mu rukumbi. Aho birumvikana niba ishyaka umuntu yiyumva mu ishyaka rimwe rukumbi ribumbye Abanyarwanda bose cyangwa se impunzi zose, birumvikana ko hagize impunzi itanga umusanzu mu yindi shyaka, birumvikana ko byamubabaza. Ni nayo mpamvu ni naryo shingiro ry'itangazo biragaragara ko ubw'impunzi areba zitera ubwoba ko gutanga umusanzu mu ishema ngo uzazanye amacakubiri. Uyu rero uyu musaza kugira ngo tuzamwumvishe iby'amashyaka menshi ndabona bizadutwara igihe kitari gitoya. Cyakora nta gucika intege, wenda tuzakomeza hari igihe byagera. Nk'uko ishema ribyemeza mu itangazo ryasohoye rimusubiza ku itariki 28 Ugushyingo umwaka wa 2014, ishyaka ishema rifite uburenganzira bwo kuganira n'Abanyarwanda rikabagezaho gahunda yo kugarura amahoro. Si naryo ryonyine kandi n'andi mashyaka yose arayavutse, arazavuka, ariyo yose afite uburenganzira busesuye bwo kugenda akaganira n'Abanyarwanda akabagezaho gahunda yabo, yaba iyo kugarura amahoro, yaba iyo kugarura intambara. Harimo n'amashyaka ashaka kugarura intambara, ayo nayo akabisobanura mu burenganzira bwayo, niyo demokarasi. Njya mwumva ibihugu bimwe na bimwe aho amashyaka haba ari ishyaka rivangura, rikaba rigendera ku kuvangura. Mu Bufaransa hari ishyaka ryitwa Front National, ariko iryo shyaka nta uri ryagenda rikavangura rikabata abirabura cyangwa abanyamahanga batubire mu gihugu, ariko nta uri vangura. Rifite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byabo niba rikunda sava, kuko muri demokarasi abaturage nibo bihitira. Ntabwo ushobora kubashyiraho igitsure ngo bazihitemo uko ushaka. Byiringiro nareke kutujijisha avuga ko impamvu ishema ritera imbere we agatera inyuma ngo nuko imisanzu ya FDL ihabwa ishema. Ibyo rwose ndabona ariko ashaka kugaragaza kubizinisha. Ntabireke yitubeshya. Ubwo ishema ririmo riratera imbere maze twebwe tukaba dutera inyuma, no kubera ko abagiye gusaba ngo imisanzu y'ishema ngo bagenda bitwaje FDL. Niko ye nuko agira Imana mwe uretse kuyobya abantu. Amazina abiri ishema na FDL ubwo ni amazina asa ku buryo abantu bashobora kuyibeshyaho. Abagabo babiri Nahimana Thomas n'Ibyiringiro ni abagabo basa ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo amafaranga ngo umusanzu wari wansabye ngo nawuhaye ngo ishema ngo kungushema ngo yavuze ko ari wowe. Ibyo ntibibaho. Ibyo ngibyo yitubeshya rwose ashaka kubishisha Abanyarwanda. Noneho irindi kosa rero aravuga ngo gukwirakwiza, aravuga ngo gukwirakwiza amagambo acamo impunzi bice ngo babeshya ko batumwe na FDL. Ngo mugiye reka tubisome uko byanditse. Reka turebe uko byanditse kugira ngo abantu byumve neza. Ngo mu gihe impunzi n'Abanyarwanda bari bategereje kubona umurongo utomoye, ubuyobozi bw'ishyaka FDL rifitiye abereye igihugu babujije uburenganzira mu gihugu cyabo. Ngo kubera ibyo byose byakomeje gushyira impunzi mu gihirahiro, hakaniyongeraho ibihuha bikwirakwizwa n'inyangabirama hirya no hino mu mpunzi. Ubuyobozi bwa FDL buboneye nko gutangariza impunzi z'Abanyarwanda ibi bikurikira. Ngo aravuga ngo kuva ziriya nkuru ko FDL zaraswa zakwiragira, bakuru abayobozi b'amashyaka yo hanze barimo barazenguruka cyangwa bagakwirakwiza mu mpunzi amagambo yo kuzicamo ibice, bazibeshya ko batumwe na FDL kuganira nabo ku bibazo ifite muri iki gihe. Tubanze twongere tugasubiremo ngo cyangwa bagakwirakwiza mu mpunzi amagambo yo kuzicamo ibice, bazibeshya ko batumwe na FDL. Tugarukiye aho
arasa n'uduha amakuru ko wenda FDLR itanga gucamo abantu ibice, kuko niyo umuntu agiye gucamo ibice akavuga ko yatumwe na FDLR ni ukuvuga ko ari bwo buryo bwonyine bazemera gucikamo ibice. Aho naho hari ikindi kibazo cy'imitekerereze abantu bakwiye gutekerezaho. Inyandiko urasoma ukibaza ese no organisation, ese no umuntu ku giti cye, niba n'umuntu ku giti cye biragaragara ko ananiwe, niba ari na organisation biragaragara ko organisation yose irananiwe ikeneye gukora ivugurura. Muzehe Byiringiro duhishuriye akantu ngo kuba ziriya nkuru zakwiragira ngo bamwe mu banyamashaka yo hanze barimo barazenguruka cyangwa bagakwirakwiza mu mpuzamagambo yo kuzicamo ibice bazibeshya ko batumwe na FDLR kuganira nabo ku bibazo bifite muri iki gihe. Uyu mugabo ahari ashobora kuba yibeshya ko abantu badakurikira amakuru, cyane cyane ko nyine yanatangiye atubeshya ngo inkuru zo kurasa impunzi ngo zaturutse i Kigali, bityo akavuga ko kubabwira haramutse hagize undi muntu ubwira abanyarwanda batabizi ibyemezo byafashwe aho byafatiwe ngo nta wundi ukwiye kubivuga utari Byiringiro. Yarangiza ni nkaho yatubwira ati uzarenga kuri itegeko teka rya His Excellency Major General Byiringiro azaba azanye amacakubiri. Arashaka gufata abantu umunwa ngo ntibabwire rubanda, kuko kimwe mu nshingano z'amashyaka ya politiki n'abanyapolitiki ni ukujijura abantu ku byerekeranye na demokarasi. Tuzasoma itegeko nshinga, umusomera ari mategeko ndetse n'ibyo n'iyo amashyaka aba yariyemeje. Ishyaka ribereyeho kureba inyungu za rubanda. Ntabwo umuntu ashobora kugenda ngo aze abeshye akwize ibihuha maze andi mashyaka yishishekere ngo nuko tutari mu ishyaka rimwe. Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane, yaba ari icyo twakwita tarazi. Bityo bimeze nk'aho impunzi zose nanone aho ziva zikagera ari abana ba Muzehe Rumuri, kandi nabo bakaba batangiza ku myaka 18. Kibuye ko umwana yatangiza ku myaka 18 nyine ubu mugenero uti amashene ya televiziyo udashobora kureba, hari amakuru udashobora kumva, hari filmu udashobora kureba kubera ko zirimo intambara, hari donc nuko Rumuri ashaka gufata impunzi abana batangiza ku 18 akaba agomba kubagenera ibiganiro bagomba kumva n'ibyo batagomba kumva. Ahandi ibi ntabwo ari ubwa mbere twaba tubibonye, hari ahandi bikorwa uretse mu ngo aho umubyeyi ashobora kubikorera abana ariko nabwo atagamije kubakandariza, ahubwo ari uburyo kugira ngo abagorore abarinde kuba bagira ibibazo cyangwa kurara bahahamuka kubera ko barebye ibintu batagomba kureba. Ahandi ibi biba ni mu butegetsi bw'igitugu nko muri FPR. Ubwo rero noneho umuntu ashobora no guhera ngaho yafata umwanzuro ati ubwo impunzi atari abana ba Muzehe Rumuri, abana bari bisi 18 kandi bikaba bigaragara ko ashaka kubabuza kugira ibyo bumva n'ibyo batumva, kubagerera ibyo bumva n'ibyo batumva. Biragaragara buri wese rero ko uyu mugabo ashaka gushyira mu butegetsi bw'igitugu. Niba abanyarwanda twarasezereye igitugu cy'abami, ni iki kizatubuza gusezerera igitugu cy'abantu batekereza nk'uyu mukambwe Byiringiro? Nta muntu ufite uburenganzira bwo kubuza abantu kuba bavugana n'abandi, nta muntu ufite uburenganzira bwo kuba bakurikira cyangwa bakumva ibindi biganiro, ahubwo abantu bakwiye kuba amakuru ahagije abareba cyane cyane, ubundi bakamenya uko babyitwaramo, bakamenya ibyemezo bafata kuko biba bibareba. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira, nubwo yaba General Rumuri ntabwo afite uburenganzira bwo kuvuga ngo abantu ngo ntibakumve ngo ibitekerezo by'abandi. Reka nibutse ko impunzi z'abanyarwanda ku isi hose uko zose siko impunzi z'abanyarwanda ku isi hose siko ari abanyamuryango ba FDLR. Ibyo tucyumvikane. Nanjye ndi impunzi kandi sindi umunyamuryango wa FDLR. Nzi n'abandi nka babiri cyangwa batatu, nzi n'abandi barenzaho benshi cyane. Dejishe bafite abanyamuryango benshi cyane, abo ntabwo bari kuri FDLR kandi benshi ni impunzi. Nuko ngo rero ndagira ngo nibutse ko impunzi z'abanyarwanda zose atari ko ari abanyamuryango ba FDLR, kandi n'uwaba yarigeze kuyihoramo akaza gusanga nyuma wenda kubw'impamvu zindi akareba agasanga ibitekerezo bya FDLR bitakijyanye n'igihe tugezemo, ni uburenganzira bwe busesuye bwo kwinjira mu ishyaka ashatse, kuko igishyaka rimwe rukumbi twarabisezereye. Ndakeka ko twabisezereye Byiringiro akaba atarasobanukirwa uko byagenze. Icyo bintu gisobanuke neza, gushaka gufata abantu ngo nimugomba kumva ibi, ngo barimo barababwira ngo amagambo, abantu ishyaka rigomba gutanga ibitekerezo byabo. Abanyarwanda niho babera, niho bagomba kumvira bakareba, undi bakajija. Tanga umuganda wawe, tanga gahunda yawe,
maze abanyarwanda nabo bihitiremo, niyo demokarasi. Ikintu cya gatanu rero ngira ngo ndibuze gusozerezaho ni ikosa rikomeye nanone ryo kubeshya abanyarwanda, cyangwa se ashobora no kuba ari ukuri ariko ntibiza neza, mesaje ntiza neza, bikaba bishobora kuba ari ikinyoma cyangwa se bikaba byatanzwe n'umuntu utazi kubisobanura. Aho avuga ngo FDLR ihagaze neza mu nzego zose. Reka tubisome ko bivuga. Iravuga ngo FDLR iratangaza impunzi z'abanyarwanda n'abari mu Rwanda bose muri rusange ko ihagaze neza mu nzego zose. Ibi ngibi ni ugupfunyikira abantu amazi ariko ntubasobanurire mu by'ukuri ushaka kuvuga. Guhagarara neza ni ukuvuga iki? Guhagarara neza, inshinga guhagarara ni ukuba uri immobile utarimo kugenda. Guhagarara neza ariko byo ni inshomeramahanga ivuga ko abantu bitwaye neza, ko ibintu biri kugenda neza. Nko ku rugamba bivuga ngo abantu ingabo zihagaze neza, bivuga ko aho ibidro byazo bikomeje neza, ko ziri kwa avance urugamba rurimo rugenda neza, ko batari gupfusha abarwanyi, ko ibintu byose bimeze neza. Nibyo bita guhagarara neza. Aha rero Byiringiro ntari kudusobanurira niba ari byo ashaka kuvuga. Kubera iki mvuge? Umuryango w'abibumbye wakomeje kuvuga ko uzarasa kuri FDLR n'ibitarabitse intwaro hasi bitareze tariki 22 Mutarama 2015. Uyu musaza we arashaka gupfunyikira abantu amazi yemeza ko ibintu bimeze neza, ngo we n'abavugira bahagaze neza. Amere hangaha kuri umwanzuro w'umuryango w'abibumbye, ndakeka ko baba bahagaze neza mu nzego zose nk'uko abivuga. Mu nzego zose baba barabashije gukonvenka umuryango w'abibumbye ko ibyo bitera atari ngombwa. Baba barabashije gukereya ikibazo, donc gukereya environnement yerekana ko ibyo bitera atari ngombwa. Ariko niba umuryango w'abibumbye ukomeje kugenda utsimbarara, nuko ko hari urwego rudahagaze neza rwa diplomasi rudafasha gusobanura impamvu ki abo bantu batakwiye kuraswa. Nyamara uko bigenda bibera, uko umuryango w'abibumbye wakeranye wongera gusubira ibyo byerezo, nuko ko urwo rwego ntiruhagaze neza. None se ubundi se umusaza ashaka kutubwira ko ahagaze neza iki? Ikibabaje abanyarwanda si ukumenya ko muhagaze neza cyangwa ko mudahagaze neza ngo ushyireho akadomo uvuge ngo amen. Ikibabaje abanyarwanda ni ukumenya niba abo bantu turimo tuvuga, izo mpunzi ziri muri Kongo zitazaraswa. Iyo abo batangaga ubutumwa uvuga uti duhagaze neza, tuzasubiza ibitero byose wenda tuzagabwaho, aho wenda byagira uruhengekerero, nubwo tuzi neza ko bitari bihagije. Asubiza ibitero inyuma, ndakeka ko atari yo ntego yanyu, keretse niba mushaka kuzigumira mu mahanga mukajya musubizayo ibitero gusa. Ariko nibura ubivuze utyo ukavuga uti duhagaze neza, ibitero tuzabisubiza inyuma, wenda byapfa kurusha kugira uruhengekero. Niba rero guhagarara neza se nabyo, niba guhagarara neza ari uko mumaze gushyira intwaro hasi tariki ya 2 Mutarama 2015, nabyo bitubwiye tuduhagaze neza rwose, ntabwo bazaraswa kuko kuri ya tariki izagera twaramaze gushyira intwaro hasi. Nabyo tubimenye, tupfunyikira amazi ngo duhagaze neza. Niba guhagarara neza nabyo ari uko mwagaze igitero mu Rwanda wenda, maze iyo tariki ikazasanga mutakiri mu gihugu cy'abandi, bityo ntimuraswe, nabyo simbona impamvu utinya kubitubwira. Uratinyira ubusa kuko kwe kubitubwira, bityo n'abafite umutima uhagaze wo kuzaraswa bagashyira umutima hamwe bakiruhutsa. Cyane cyane twibutse ko impamvu nyamukuru ituma Kongo nayo ivuga ko ikirego bikorwa ko mwaraswa, nuko muba muri icyo gihugu cya Kongo, ariko mu by'ukuri nta burenganzira, ntimuri impunzi, ntimuhafite permis de residence, ntimuhafite iki. Kugira ngo muzabone igihugu cyemera ko abantu bakora les opérations ku gihugu cyabo, mudafite permis de residence, ntimuri mu gisirikare cya Kongo, nimigeze mubasha kumvisha Kongo ko rwose mudafite ikibazo, aho ngaho nyine biragaragaza ko hari urwego rudahagaze neza. Niba kandi guhagarara neza ari uko mwamaze kudukiza agatsiko ka FPR katumaze kagiye kutumaraho abantu, inzuzi n'inige zikaba zuzuye imirambo, nabyo simbona impamvu utabitubwira. Bitabaye ibyo byaba ari bya bintu byo kwiganirira mu bikomeye, sinangombwa ko wakwirwa bishinga itangazo rwose. Nge ndumva wabyihorera, kuko abantu baravuga bati turapfuye ngo muhagarare duhagaze neza, utashobora kubabwira uti duhagaze neza kuri ubu buryo. Reka rero tujye mu mwanzuro. Amakosa twayabonye ni menshi, harimo n'ayandi menshi,
ariko yari yo y'ingenzi cyane cyane yerekeranye n'imitekerereze. Reka tujye mu mwanzuro. Ndagira ngo mfashe abantu gusobanukirwa n'inyandiko cyangwa se n'abasoma n'abasesengura nabo gukora ubusesenguzi bwabo. Ubu ni ubusesenguzi bwanjye. Byiringiro nta kwiye gukomeza kwibeshya ko opposition y'u Rwanda ari FDLR yonyine, ko abandi batabaho, ngo nihagira indi shyaka ryavuganye n'impunzi ishyamba ricika umurizo. Byiringiro asushimura amatangazo. Nihagira ishyaka ribona imisanzu yatanzwe n'impunzi, Byiringiro atanga itangazo ngo abantu bari gucikamo ibice. Amashyaka ya politiki ayandi nayo afite uburenganzira bwo kwereka rubanda gahunda bafitiye, nk'uko Byiringiro abyemeza. Byiringiro Gaston bien sûr we aravuga ko nta gahunda yari yabona, ngo kuko aravuga ngo mu gihe abanyarwanda bagitegereje gahunda itomoye, ni ukuvuga ngo hashize imyaka myinshi cyane iyo gahunda idahari. N'ubu ntayihari ngo abanyarwanda baracyategereje. Abanyarwanda bazakomeza bategereze iyi gahunda. Igituma gahunda itabaho ni iki? Ese hose bya bindi nyine twavugaga haruguru byo ko wenda abantu bananiwe cyangwa se bakaba bakeneye impinduka muri organisation. Niba we nta gahunda afite, akwiye kubanza kuyikora, akicara akabanza agakora iyo gahunda y'abanyarwanda akayibagezaho. Ariko hagati aho ntamenye ko nta bushobozi afite bwo kuvuza abafite gahunda yabo kwishyira mu bikorwa, kandi kuzibukira rwose ngaha tubyumve neza. Niba azasomera inyandiko azumva ibi ngibi, uretse ko nzasohora n'inyandiko ku bijyanye nabyo, ndizera ko akwiye ndamusaba ko akwiye kuzibukira umuco ushaje wo gushaka gufata impunzi nk'akarima ke. Ushobora kuvuga impunzi n'izanjye, abana banjye, nk'uko twabibonye haruguru. Ahubwo hakiriye impunzi koko zikimba mu gukora abayoboke ba FDLR, nabo n'uburenganzira bwabo. Buri wese afite uburenganzira bwo kujya mu ishyaka ashaka. Niba hari impunzi ziyumva muri iyo gahunda ya FDLR, Byiringiro nk'umuyobozi agomba kumva ko kitakiri muri cya gihe cyo kuvuga ngo ntimugatekereze ndahababereye cyangwa se ngo humiriza nkuyobore. Najya ahagaragara ababwire gahunda uko imeze, aho kugira ngo ababwire ngo duhagaze neza gusa empointre abantu ngo bagende basinzire kandi utabasobanuriye. Wivuga ngo turahababereye, aho ubabwire gahunda ubafitiye, kujya hangana ngo utwinkira abantu amazi. Akwiye kwibuka nanone ko amajyambere ageze kure. Amakuru abantu basigaye bayabona byihuse cyane mu masogonda imwe inkuru ikabikwiriye isi. Bityo rero ndasanga kwirirwa umuntu abeshya umuntu w'umugabo w'umusaza ukuze akajya akakubita ikinyoma aho ngaho, azi neza ko amakuru abantu bayafite, ni ukwikoza isoni no kwihimenya y'abasetsi. Akwibye kubizibukira rwose akabishingura akavamo. Icyakora dukurikije wenda igihe yagezemo, burya mu mikurire y'umuntu hari imyaka umuntu, hari ikigero cy'ubukure umuntu ageramo akaba guhinduka bitakimushobokeye, akaba atagishobora guhinduka. Ibi rero bishobora kutamukunda wenda kubera igihe cy'imyaka y'izabukuru yabagezemo. Icyo gihe aho kugira ngo akomeze kubeshya abantu no gushaka kubavangira no gushaka kugira gute, njye namugira inama yo guha urubuga nouvelle generation y'abasirikari, noneho we agasigara afite ikiraka wenda cyo abigisha amateka. Murakoze. Nibyo nagira ngo mbagezeho kubyerekeranye n'ubusesenguzi nakoze kuri iriya tangazo rya Byiringiro. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro radiyo ijwi rya rubanda yagiranye na Bwana Chaste Gahunde, asobanura isesengura yakoze nyuma y'aho General Major Victor Byiringiro uhagarariye FDLR atangarije itangazo rifatwa nk'iryuzuye ubuhubutsi n'ubuswa budakwiriye. Biracyaza. Iyi ni radiyo ijwi rya rubanda.